Yesu ashimwe, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Umunsi turasoma ijambo ry'Imana Byashuwe 1:17, haravuga ngo mukubite amaso ngwa ku birenge bye nk'upfuye, ariko anshyiraho ikiganza cy'iburyo avuga ati witinya, ni njye w'ibanze w'imperuka kandi uriho. Narapfuye none dore ndi muzima, uko ibihe bihoraho bisimburana iteka. Mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amen. Ibyahishuriwe 3:8 aravuze ngo nzi imirimo yawe, dore kiza imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Yesu ashimwe. Ndashaka kukubwira uyu munsi ijambo ryiza ry'inkomezi. Yesu muzima afite imfunguzo z'ubuzima bw'iteka ryose. Amen. Yarapfuye ariko yazutse kandi ariho iteka ryose. Ndashaka kukubwira ko uyu munsi ukwiriye gukomera, kuko uwatsinze, uwanesheje yazukanye imbaraga. Iyo Yesu afunguye urugi ntawe ushobora kurukinga. Ibyahishuriwe 3:8. Iyo Yesu afunguye umurimo, agakiza, imirimo, gukira cyangwa ubuzima bushya, nta muntu cyangwa igitekerezo gishobora kubikinga. Amen. Dufite icyizere kuko ibyo afunguye nta muntu ubihindura. Amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abakomeze. Umwizere kuko ari ufite gufungura ibintu, ntihagire ubifunga. Niwe ufite kurekura, niwe ufite gukingura, ntihagire uwukinga. Ni nyir'imigisha yose, nyir'ubushobozi bwose. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware. Umwizere, umugire uwa mbere, umugire umwami w'ubuzima bwawe uyu munsi kugira ngo akubere inkomezi. Imana iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza.